Abaturage bavuga ko kuba nta wasiga ibicuruzwa mu isoko biri mu bituma bahahombera mu gihe bari gutaha, kuko hari ibicuruzwa byangirika kimwe n'ubujura bubakorerwa, bityo bafashijwe kuryubakirwa bagira umutekano usesuye. Turamutse tugize isoko ryiza abantu bakajya bashyiramo ibintu byabo bikaba byararamo bikacungirwa umutekano aho biri, nabyo byagenda neza, kuko iyo usanze abantu umwe agenda afata ibintu isoko rirangije abitunda bijyana hirya no hino, usanga nta mutekano bifite muri rusange. Urebye hari ibyangirika cyane nk'ibicuruzwa byo kurya, iyo barimo babijyana hari ibyangirika. Twagumye kujya baryubakiwe kandi risakaye rinakinze, umuturage wazanye muri bene cyangwa umucuruzi acururiza akajya babikamo mu gitondo akabisangamo, kuko no kongera kubishyura tubisubizaho nabyo ni iyindi mbogamizi. Urabona isoko iyo ryubatse neza rikinze, ibicuruzwa umucuruzi acuruza biba bifite sekirite ihagije. Kuri kwa kubiterura kubivana mu rugo aje gucururiza mu isoko, urabona ko atanga transiporo yo kubivana mu rugo abigeza ku isoko. Kubera ko isoko ridakinze ritanubakiye, iyo abikuyemo atashye n'ubundi atanga transiporo yo kongera kubisubiza aho bibikwa. Urumva rero isoko ryubatse neza rigasakarwa rigakingwa, bakubakamo utwumba, buri mucuruzi wese bakamuha kumba ke, yataha agakinga porutaye yo ku muryango bakayikinga, bagashyizaho abasekirite n'ibicuruzwa by'abaturage byaba bifite sekirite ihagije. Iki cyifuzo cyo gutuma iri soko ribabyarira umusaruro nk'igikorwa remezo begerejwe ngo kizasubizwa kimwe n'ibindi biba byagaragajwe nk'imbogamizi, ariko kandi hari ibyihutirwa cyane bizaherwaho nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Mudaheranwa Juvenal. Kirahari gusa nyine ibintu by'inyubako bisaba amafaranga menshi kubikemura. Uyu munsi cyambere ingamba dufite nuko ibyubaka uyu munsi nibura byaba ibintu birambye, gusanga nayo masoko ari gukenerwa gusanwa n'amasoko atamaze imyaka 10. Ubwo rero hamwe n'ibyo ngibyo hari amafaranga yo gusana na maintenance akarere kagenda gashyira mu ngengo y'imari yako. Birasaba ngo twicare duhere ku byangiritse kurusha ibindi, noneho turebe ko nibura twahagarika iyangirika rye ku gipimo cyo hejuru aho ryatangiye kugaragara. Resha ayo mafaranga yateganijwe, ariko nyine ubona ari make ugereranije n'ibikorwa remezo bikeneye gusanwa mu karere. Ni henshi wumva ibikorwa remezo byubakwa ariko hadateye kabiri ukumva byatangiye kwangirika, ibintu bisa naho ari ugusesagura umutungo wa leta. Bikaba bisaba ugukurikirana k'ubuyobozi mu ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga migari nk'iyi ifitiye abaturage inyungu rusange. Ishimwe Honore, Radio Ishingiro.